bamfashe ijambo ryo kuvuga, ariko ndashimira Imana yuko uyu munsi yemeye ko tuganira kuri aya magambo. Haleluya, amen. Natangiye vuga ngo uyu muntu abirimo neza, iyo agenda bigira gute? Amubera. Kuri uyu musore wa mbere tugiye kurebaho ni Daniyeli, bahadusomeye ku buryo buhagije, nawe uze gushaka umwanya usome. Aha ku murongo wa 8 niho hari ijambo ryiza rivuga ngo Daniyeli agambira mu mutima. Ni ijambo tugiye kurebanaho cyangwa se intego yanjye ni ukugambirira. Daniyeli agambira mu mutima we kutazigera yiyandurisha ibyo kurya n'ibyo kunywa by'Imana. Ibyo yabigambiriye kugira ngo abone uko abasha kubahisha Imana ndetse no kwihesha icyubahiro. Uyu munsi ndashimira Imana yuko ikibabaje amaboko ndetse nkaba numva birimo neza, ariko ijambo ryanyu rivuga ngo muhore mukeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Kandi ngo nuhagaze nawe agira gute? Yirinda atagwa. Nuhagaze uyu munsi, niba uhagaze icyo usabwa ni ukwirinda. Uyu munsi nk'uko twaturi kubona uriya muririmbyi mwiza w'ikorasi ngo iyo umuntu abirimo neza iyo agenda biramubera. Uyu munsi ushobora kuba urimo neza, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo niba ubirimo neza uyu munsi wirinde utagwa. Haleluya, amen. Turacyari ku ijambo kugambira. Uyu musore yagambiriye neza, aravuga ngo nubwo ibyo kurya by'ibwami. Uyu munsi ntabwo tukivuga wenda tureka tuvuge perezida. Uyu munsi ninde wahikura ibyo kurya bya perezida sinanabiryaho? Nigeze kujya mu bakire, ngiye mu bakire banjyana ku meza, banyereka ameza ariho ibintu byose n'akabati kuzuye ibyo kunywa byose. Hari ibyo ntarabona, si ibiryo babirya bati, habona n'ibimeze nk'ibibisi, habona n'ibimeze nk'ibitetse, bifite impumuro zitandukanye ziteye ubwoba. Ariko n'abantu ntacyo bamuseba bafite n'ibyotsi. Ugiye kuba twagiye byize kuhoraho njya mu bakire bari bagiye ibintu bibisi nanjye nshyiraho ntamiwe n'amakoro, kuko njye ntabwo nari mbisi. Ndabangwa n'ubu kugira ngo bikunde tubanye neza ntabwo bisohoka neza. Ndabangwa n'ibyonzi, ariko uyu mugabo mu by'ukuri byo kurya abantu bigeze saa sita zigeze kubigeraho. Ndi hariya Butare mu mujyi, iyo kugereho uhari ushonje noneho hafaturuka mu bakire impumuro zitandukanye ukabihaga utaranabirya. Ariko uyu mugabo hari ikindi, ibyo byo kurya sinajya gutina kuko sinanabizi. Ariko noneho arangije uyu mugabo ibyo kurya byo kwa perezida muri twese ntawe urabiryaho, ntawe unabizi. Ariko hari ibyo kurya byo mu bakire nagerageje kurya. Ariko n'abandi Imana ni nziza. Uramukire agenda ibyo biryoshye kuriya, nanjye ngira ibishyimbo n'ibijumba nagenda mu nzira. Wese tukaba twariye. Gusa nubwo nararengeye ibyo kwatiye.
tujye kwa mama pasiteri ariko twese twagize dute twariye kandi tumeze neza ubu mpagaranye na kuyo cyangwa se abapasiteri ntabwo wasoma ibyo yarariye cyangwa usome nanjye ibyo narariye kaba ari agasosi urohamo niba ari n'ibijumba nagusukayo iyo n'umushobora nawushyirayo imyumbati nayo gusukayo igikoma ushyirayo ibintu byo amazi ugashyirayo agashyiramo mitsingi bagashyiramo agashyiramo amayoga atandukanye bagashyiramo ari ibisuru bagashyiramo ari kwimuka ibi byo kurya nimubibona mu bitesha agaciro muryango barakubwira ngo ndashaka kuzajya gusangira na perezida ukarira ku meza ye ukanywa ibyo kunywa bye noneho ari n'itegeko atari ugusaba ntabwo wabyitisha ariko arangije uyu musore agambira neza mu mutima we kutazijya n'umunsi n'umwe yiyandurisha ibyo kurya by'ibanga reka ngere ivuge ndashimira Imana yo mu ijuru n'iki basi baba baragambiriye mu mutima wawe ukabanga iki ngiki uhagaze mu ruhame rw'umwuka genda bihamije iki ngiki nagambiriye mu mutima wanjye yuko ntazigera gikora abagabo benshi reka twigerere cyane abagabo benshi baravuga ngo nta mugabo w'igikoro kuko ngo yakimureye ngo yumve igikoro barabashutse niyo ntabwo wababeshya cyo uriya mugabo ari igikoma n'umugabo wasinze niyo wakumva igikoma uriya muntu wasinze n'uwambaye icyuma donda ubwoko nanjye nikoreye iguma nikoreye igikoma uriya atagize umusoro duteye nijoro niyo wakumva igikoma niyo waba dutagatabara agenda ngo igikoma n'uriya wasinze oya ntimukatubeshye abagabo ntibakatubeshye ndangije rero ndashimira Imana yuko mu minsi ya kera ndashimira Imana yuko nanjye ubu ngubu nagambiriye umutima wanjye nabihamye n'imbere y'Imana nagambiriye umutima wanjye yuko icyitwa akabari buriya hari ibintu bidakora haleluya amen hari ibintu bidakorana abapagani iyo barebye ibyo barokore gukora batwita abasazi kandi natwe iyo turebye bakora tubita bake abasazi iyo bari bagasanga uri umugabo uri murihurira mu gikombe abavuga ngo ntabwo baramugaburiye ubusa umuntu batagaburiye muhagarara mu gashyushya umugabo nkanjye agafungura lisani akabirangiza ntatinye ko hari abana barimo kumubona ariyo yihurira mu gikombe n'urica guhagarara mu isoko usa ku gasozi n'uwambaye ubusa ku gasozi umuntu bagaburiye buriya buri umuntu wariye n'inde muri bariya bantu ndashimira Imana kandi nibuka na Nkomane ni agasozi karimo kajya harisha kariya gasozi iyo kwibutse nagiye kuba ari ubutumwa bw'itariki 23 z'ukwezi kwa kane twari kumwe n'umufasha naragiye mbabwira Nkomane n'uburyo gukosorera abagabo batagira ubwenge mfite umuhungu wanjye hariya arakambakamba
umutobe niwo wadutse niwo wadukiye bwa mbere. Iyo mubiri rero mu bantu badutanye nayo ni gurupe y'abagabo biyizi ashaka kuvuga umutekano wanjye akajyanga wanjye baradusenya shaho ntabwo mvuze ariko barizi. Twaragendaga turi gurupe y'abagabo benshi n'abasore bari umusore icyo gihe. Iyo nza kuba ngiye birimo ushobora umukobwa w'abakora hamwe ku murebe ntahantu ku murebe. ntabonye mu by'ukuri iyo nza nk'ibirimo ukuri kw'Imana ntabwo ari kunyemera. azi no guteka igikoma. Twaragendaga gushora amateraniro ahangaha turi ku ijambo ku bwa mbere ariko sinatandukiriye. Tumaze gusoza amateraniro ahangaha ntabwo ni ukuva kuri Daniel w'imirimo yarangiye ariko turacyariho uyu munsi njya ndivuga kuko Daniel iyo yarangiye yagiye guhemberwa ibyo yakoze, nanjye ntahangane guhemberwa ibyo nakoze. Ibyanjye nzasigare mubivuga nk'amateka, nshobora kubivuga kwambura sakari bya Daniel. Noneho amateraniro akarangira twashaka mu rugo ntitwanaryaga tugahita dufatiraho ubwo ntabwo twabagabo babaga biyizi twabaga twahanye gahunda. ariko dushoje amateraniro twakundaga gusenga, ariko iyo umuntu abirimo neza tukagenda twagera nko mu saa 9 tukanywa tukongera tukanywa tukanywa saa 9 tukanywa saa 10 tukanywa saa 11 tukanywa saa 12 tukanywa saa 1